Yes, muraho nshuti mukurikirana rwa rubuga njya mbabwira mumeze neza mukomere. Nje ikiganje kubabwira ikiganiro kijyanye n'imirimo umuntu agomba gukora mu gihe akiri muri iyi si. Murambona mbere ya byose ni mukomere, muraho murakomeye. Abari mu Rwanda, muri Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye, ndakeka ko mwaba mumeze neza. Imana ishimwe ubwo muri bazima muri iyi si ya none, muri iyi si tugendagendamo. Yego, nje kuvuga ku mirimo. Buriya rero bavandimwe, tumaze iminsi tubabwira ukuntu wakagombye gusura abarwayi bari kwa muganga, bari mu mago yabo bagiye batandukanye. Iyo mirimo rero nje kuyivugaho kugira ngo uyumve, haba umusore, haba umupapa, haba umumama ndetse n'umwana muto. Iyo mirimo nje kuvuga iramureba. Buriya rero reka mbabwire bavandimwe yuko ari imirimo igiye itandukanye muri iyi si ya none. Hariyo abantu bakwibukiraho cyane ko murabizi nkanjye njya nkunda gukorera kuri urubuga, nkakunda gusenga, nkakunda kubwira abantu ku nkuru za Yesu. Buriya uribaje ngo kuki nzanye imirimo? Nigize mbabwira ukuntu umuntu dukorana kuri urubuga Yesu w'umukobwa amaze iminsi ari kwa muganga, ari kubwiriza abantu ubutumwa, ndavuga ari kuvuga ijambo ry'Imana. Yego, ubwo rero niyo mpamvu nje kuvuga ku mirimo y'umuntu akora mu gihe ari muri iyi si, y'umuntu akora mu gihe akigendagenda, ndavuga agihumeka umwuka w'abazima. Muri iyo mirimo niyo Uwiteka Imana azajya guhembera. Muri iyo mirimo niyo Uwiteka Imana azakugirira neza, yemwe n'abantu bakakwibuka kuko wagiye ukorera abantu imirimo igiye itandukanye, irimo gusenga, irimo gusura abarwayi nka bimwe byatangije hasi navuzeho. Yego, rero uribaje ati se kuki umukozi w'Imana azanye imirimo kuri uru rubuga? Iyi mirimo rero nzanye, murambona ndi ahantu heza cyane hatekanye, hari marayika. Yego, buriya marayika niwe ugomba kumpa imbaraga, akampa kuvuga, akampa umwuka, cyane ko murabona ko nanjye nzanye ikiganiro kuri Izere Yesu. Yego, turabakunda bantu mudukurikirana, mumeze neza. Yego, ku mirimo rero nzanye, Uwiteka Imana arakubwira ngo kora imirimo. Uwiteka Imana arakubwira ngo kora imirimo igiye itandukanye. Murambona rero mbere ya byose murabona ko nambaye agapira keza, ndavuga k'umuhondo ka sosiyete ya MTN. MTN yubahwe kuko MTN ituma mutureba, MTN ituma tubagezaho ibiganiro, mukabireba ku ma YouTube, mukabireba bikoreshejwe interinete. MTN rero niyo ituma mubona amakuru. Yego, rero tugiye gusoza, ariko mbere yuko twasoza, Imana irimo kwibutsa imirimo. Imana irimo irakubwira ese hari imirimo ukora? Imana irimo irakubwira ese hari imirimo igiye itandukanye uyikorera? Yego, noneho rero bavandimwe nshuti mujya mudukurikirana, twarasesenguye tubona imirimo ari Imana ikwibukiraho, imirimo ari abavandimwe bakwibukiraho, imirimo ari abantu bawe bakwibukiraho. Yego, kuko iyo wagize neza buriya ubisanga imbere. Mperutse kuganira n'umupastori, yarambwira ati ariko muvandimwe, ndakwibuka kera ubwo twasenganaga abantu benshi bakaduta, ariko we ugasigara. Urumva ko anyibukiye kuri iyo mirimo naba narakoze, cyane ko nk'ubu nkorera kuri urubuga Yesu, nkagenda mbazanira ibiganiro bigiye bitandukanye birimo gusenga. Buriya nabyo ni imirimo. Mu gihe nzaba nipfiriye se cyangwa nagihari, muzajya mwibuka muvuga ati umukozi w'Imana yazanaga imirimo. Ese weho nta mirimo wakora kuri urubuga Yesu? Nk'ubu dukeneye kamera, nk'ubu dukeneye ijambo ry'Imana ko ryamamara rigasakara. Yego, buriya rero iyo nagiye kuvuga ku bintu bijyanye na gutyo, murakeka ngo ari kubasaba amafaranga. Ntabwo ndi gusaba amafaranga, ahubwo ndi kubabwira ngo ese weho ntiwatubera umuterankunga wo kuba watera inkunga umurimo w'Imana ukamamara, wo kuba watera inkunga umurimo w'Imana ugatera imbere. Yego, wo kuba watera inkunga umurimo w'Imana ukazamuka, maze ivugabutumwa rigasakara. Yego, karako narinzanye, ariko bavandimwe, dukeneye abaterankunga, dukeneye abadufasha kuri iyi mirimo kugira ngo urubuga Yesu ruzamuke. Buriya nayo ni imirimo twakwibukiraho, tukavuga waba uri mu Rwanda, muri Amerika, i Burayi, mu Bwongereza, ahantu henshi hagiye hatandukanye, ukadushyigikira. Yesu turabakunda. Yesu aravuze ngo arabakunda. Yesu aravuze ngo mudutere inkunga kuko namwe Uwiteka Imana azabibibukiraho.
murakoze. Narinje kuvuga kuri iyo mirimo, ngiye gusoza iki kiganiro ariko mbisabira wadutera inkunga, wadufasha cyane ko tujya dushyiraho nomero za telefone. Murabona ko nkorana n'abantu benshi buri uru rubuga, nubwo mujya mubona amashusho yacu ntagaragara neza, ariko hamwe no gusenga bizashoboka, hamwe no gusenga bizakura. Nimugire amahoro. Narinje nkubwira ngo shaka imirimo niyo izaguherekeza. Nimugire amahoro, mugire n'urukundo. Uwiteka Imana arabakunda, mukorere imirimo abavandimwe tuzakwibukiraho.